mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze kubanza gukora subscribe ari byo by'ingenzi. Wamara gukora subscribe ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification ya video yose dushizeho. Uko muri kona kuri screen murabonamo amagambo ari mu mabara atatu, ibara ry'umukara cyane, n'ibara ritari umukara cyane, ndetse n'ibara ry'umweru. Reka tubanze tubasomere mwumve. Ijambo rya mbere ni nkiri mutoya, nkiri muto. Irya kabiri, when you remember, when you are unhappy with your life, remember this picture. Bishatse kuvuga ngo nubu utishimiye ubuzima bwawe wibuke iyi foto. Akongera ati nkiri mutoya. Bamwe bati kuba yitwara kuri uko yitwara nuko atigeze aba umukomando. Bati yakuriye mu miryango y'abantu bakize, sinzi uko yaje kwisanga yisanga bamuhaye ubuyobozi. Nk'uko abaturage babivuga, bavuga ko yakuze ari umwana ukunda kwinywera amata, umwana wadamaraye, atari yarigeze yumva iby'intambara, ngo rero sinzi uwamushutse ngo ababaye perezida. Amaze kwa perezida, niyo mpamvu ubona ibintu byose nta kintu yitayeho. Aravuga ati mu by'ukuri ntabwo nzigera ndwana, ahubwo nzakoresha diplomasi, kubera ko diplomasi ariyo ya mbere. Gusa ibi ngibi ntiwabizana ku muntu wabaye umusirikare bikagerekaho akaba perezida. Ku muntu wabaye umusirikare abazi uburyo igihugu cyamuvunnye, uburyo intambara irusha umutekano ugora, bityo agakomera agashikama. Uyu wiyo bamwatatse atangira gutekereza ubuzima bwe akiri mutoya, akavuga ati sindetse kurekura igihugu, ahubwo ndashaka kwibuka ubuzima nabayemo nkiri mutoya. Rero ubuzima nabayemo nkiri mutoya sinshaka kubusubiramo kandi nanabutinya. Ariko byagenze bite ngo dusange twisanze muri aka kanya nk'aka ngaka? Kera ubwo wavukiraga mu muryango ukomeye, cyangwa se mu muryango ufite icyo ufite, waba ukomeye cyane cyangwa se udakomeye cyane, ariko hari uko mwifite, wagendaga wiyemera ku bandi bana mwiganaga. Bakavuga bati ntabwo mwe mwaturusha, kandi nunkoraho ndagenda mbwire bakuru banjye ubundi base bakwereke. Ugatangira ukiyemera, rimwe na rimwe ugasanga urimo urabona zeru, kubera ko wagiye kwiyemera ku bantu n'uwagomba kugusobanurira ibibazo mwarimu yaguhaye udashoboye, nawe ntiyigwa gusobanurira, kubera ko ubwiyemezi bwawe ntibwatuma babasha kuba bagusobanurira. Niko byaje kugendekera uyu mugabo kubera kwiyemera kwe. Muri ubwo yigeze kuvuga ati ngiye kuzarasa Kigali nibereye hano Kisangani, cyangwa se nibereye hano Kinshasa. Murabyibuka neza? Yaravuze ati abaturage b'u Rwanda nta kibazo bafite, ahubwo ubuyobozi bw'u Rwanda nibwo bafite ikibazo. Iyo nkuru yarakwirakwiye, aricara yari mu biro ati ngiye kuzarasa Kigali nibereye hano Kinshasa. Ni ibintu bitari byoroshye kugira ngo usobanukirwe, ariko abahanga bazi gusesengura neza barabisobanuye, barabisesengura, basanga ibintu atarabyivugishije, ahubwo yabitewe nuko yari afite trauma cyangwa se yari afite ikibazo cyuko bashobora kumuvana ku buyobozi, nyamara icyizere yarabahaye atakoze ibyo yabashezeranyije. Ubundi byose bari bamuteze bavuga ko manda ya mbere nayo irangiza atagize icyo akemura bazatamukoraho bagatora undi. Ibi byaje kunanirana rero, ariko sinzi uko yaciye abaturage muri humye bamwongesha indi manda. Nibwo yidodoraga akavuga ati ngiye kuba natera u Rwanda. Ibi ngiye yabifatanyije na mugenzi we w'u Burundi, batangira kuba bapanga imipango mibi, kugeza ubwo u Burundi bwohereje abasirikare benshi muri kiriya gihugu kugira ngo bashe kuba baje kuzimya umuriro cyangwa se ibibazo bari bamaze kwiteza muri iyo minsi mike. Ntabwo turamenya neza bari inyuma ya buriya mugabo, ntituramenya neza amushigikira cyangwa se ibyo aba yanyoye kugira ngo avuge ibintu nka biriya. Gusa kuri screen yanyu ni when you are happy with your life, remember this picture. Gusa nujya umenya ko ubuzima cyangwa se ukabona ubuzima buragucanze, jya wibuka ubuzima wabayemo, wibuka ifoto ya kera. Nari umugabo arimo yibuka ati nkiri mutoya. Nshuti bavandimwe, reka tubasaba mukomeze gukora subscribe kuri video yacu kugira ngo video zose dushizeho mujye mwasha kuba mwazibona, kandi nyaboneka
mukore subscribe munadusangise n'abandi. Iyo ni inkunga ikomeye buryo umuntu agusangije mugenzi wawe ko ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa se kuri groupe rimwe na rimwe akagushira kuri stati, ibi aba ari byiza cyane bigatuma ukomeza kuba watera imbere. Turagushimiye uri w'agaciro ukeyishimwe. Gusa mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze ko bashimira ibyo by'ingenzi. Ngaho murabo bye bye, ciao ciao.